igisirikare cya M23 muri Kivu ya ruguru rwose ikaba iri kugenda ikora icyitwa ubutasi ndetse no gushakisha ahantu hose FDLR yaba iri, wazarendo ahantu baba bagiye bihishe, kubera yuko bazi neza cyane yuko ahantu hose bari ntago bari kubona ibiryo bihagije. Isaha ku isaha bashobora kubona yuko ibintu byabakomeranye bakagenda bigaragaza bateza umutekano muke. Amakuru menshi aba ari kugenda acaracara ku mihanda, nuko kugira ngo uba ushaka kugira ngo ugende witeza imbere ugomba gushaka igitambo. Ese igitambo ni ikihe? Abantu benshi bakaba bari kugenda bagaragaza yuko hari bamwe muri bo bajya gushaka izindi imbaraga, ariko waza wanakora watandukira icyo gihango ubundi ugasubira aho wari uri kurusha uko wari umeze mbere. Ubwo ni ubukene bukomeye cyane. Ariko hari n'abandi igitambo cyabo kiba ari imbaraga zabo no kubyuka kare kandi bagakora cyane. Muri iyi minsi urubyiruko rwinshi nirushaka gukura amaboko mu mifuka ngo rukore, ahubwo rurashaka amafaranga rutavunikiye. Mu gihe cyose gerageza mu mbaraga zawe ukore cyane, ntuzigere na rimwe wiringira izindi mbaraga ziturutse ahandi, kuko izo mbaraga zizaba ziturutse ahandi zishobora kugirira ingaruka nziza cyangwa mbi. Hari n'abandi bantu bakunze kubona yuko mu bintu byose umuntu akora batajya babibona neza, ahubwo bakabona negative. Wamara gukora cyane, wamara kwiteza imbere, bakavuga yuko wakoresheje za mbaraga z'umwijima abantu benshi bizereramo, ariko abenshi batazikoresha ariko bazizera. Ako kantu rwose bantu bitekereza uko nguko ko abantu bose bakira ariko baba bakoresha imbaraga z'umwijima, uribeshya cyane. Kora cyane nawe ubwawe uzabona yuko umusaruro uzagenda uza. Ako kantu twizere ko tugashyizeho umucyo. Hari n'akandi kantu ku mihanda yo mu Rwanda kaba kari mu bamotari ndetse no ku makaritiye ndetse no mu mavene, bagenda bagaragaza yuko kubona umuntu w'umubyeyi uri mu kabari saa 12 mu ndibidibi ariho hantu hava abana guta ishuri, abana kuba bakora imirimo ivunanye. Ariko hari n'akandi kantu bajya bagaragaza neza ku mihanda yuko iyo abantu bagize umuryango bashyize hamwe iterambere riraza, ariko saa 12 nta mubyeyi ugomba kuba uri mu kabari ngo iterambere riri kuba cyane. Kandi ikindi n'abana babafasha gusubira mu masomo. Iyi ni Boomways, intego ni ubuvugizi, ubujyanama no guhugura abantu. Ubwo twizere yuko n'abantu tuba tubakebeye rwose, mwite ku bana banyu, mureke guhora mu kabari, kubera yuko umwana wawe arataha avuye ku ishuri, ngo ku ishuri bararera, yataha akajya kuri Facebook, hehe hose ku mbuga nkoranyambaga, ntuzi abantu aganira nabo, ntuzi ukuntu yabayeho ku ishuri, ntuzi ukuntu mu rugo abayeho, wowe ukaza uvuga ngo wananiwe, wiriwe mu kazi, wagiye kwihemba icupa. Ibyo ni zero. Uravunikira abandi, uravunikira abandi. Fata umwanya wawe ureba buvunikira yuko bameze. Twinjire ku rugamba ruba rukomeye cyane muri politike mu burasirazuba bwa Kongo, nuko ibintu biba byakomeye cyane. Ubu ngubu igisirikare cya M23 muri Kivu ya ruguru rwose ikaba iri kugenda ikora icyitwa ubutasi ndetse no gushakisha ahantu hose FDLR yaba iri, wazarendo ahantu baba bagiye bihishe, kubera yuko bazi neza cyane yuko ahantu hose bari ntago bari kubona ibiryo bihagije. Isaha ku isaha bashobora kubona yuko ibintu byabakomeranye bakagenda bigaragaza bateza umutekano muke. Ariko M23 irakomeye kandi ifite intego ihamye.
ibi ngibi biri kugenda bigaragara neza cyane yuko kuva uwitwa Joseph Kabila Kabange yashyika mu burasirazuba bwa Kongo, ntibazi ngo yanyuze mu kihe gihugu kugira ngo ashyike ahangaha, ariko kuba yahageze igihugu cya Kongo cyaradagazwe, bagizemo akantu k'akikango kubera yuko uyu nguyu azi neza ukuntu igihugu kigoye kukiyobora. Kandi uwitwa Nanga we yagiye agaragaza neza cyane yuko uwitwa Etienne Tshisekedi Tshilombo atigeze atorwa, ahubwo yarimitswe, kubera yuko uwitwa Martin Fayulu niwe watsinze amatora, ariko Nanga kubera umuryango mpuzamahanga ufatanyije na Loni rwose bahise bagaragaza yuko uwitwa Etienne Tshisekedi Tshilombo agomba kujya ku butegetsi, uwitwa Nanga ategetswe kugenda abitangaza. Nuko byagiye bigenda. Ayo ni amakuru y'indani ndani. Intego bashakaga nuko bagomba kuzaza mu burasirazuba bakwicukurira amabuye neza cyane, nta kintu kibakanga, hariho uwo bashaka. Igihe cyose hagiyeho umuperezida abazungu badashaka, byo ni ihame birangira nabi, kandi niyo bagushyizeho wowe ugahita wibyimbye ugakora ibyo abaturage bashaka bo badashaka, n'ubundi birangira nabi uvuyeho. Ese Etienne Tshisekedi Tshilombo ajya ku butegetsi, ibyo bashakaga yarabikoze cyangwa ntiyabikoze? Ibi ni ibintu turi kugenda ducukumbura ngo tugende tumenya bimeze gute. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste akaba ari kugenda agaragaza neza cyane yuko afite ubwoba n'impungenge nyinshi cyane yuko mu burasirazuba bwa Afurika hagomba kuzagenda haba intambara mu karere, mu gihe cyose nta kintu bakoze kuri intambara yo muri Kongo. Ese ubu bwoba afite nuko M23 iri mu marembo ye, cyangwa afite impungenge yuko bahita bagaba ahandi? Ariko kubera yuko iyo urebye ikarita ya Kongo ukuntu iteye, igihugu cyiza cyane ko intambara yahita yinjira vuba mu gihugu cy'u Burundi, kubera yuko agace ka Uvira bari kurwaniramo kegeranye neza cyane n'igihugu cy'u Burundi, kandi ahantu rwose byakorohera kugira ngo bagafate babanze guca mu Burundi. Abantu mujye mumenya uko ibintu biba biteye ku mihanda. N'izi ntambara zose hari abantu baba bitwa ngo ni ba mastermind, baba bafite ikarita bakareba inyungu izaza cyangwa n'izaza, babona yuko inyungu izaza nta kabuza, babona yuko bazahomba, bahita bayihagarika rwose mu gihe gitoya, kugira ngo ubibone neza yuko iyi karita yo muri Kongo ifite abantu baba bari kugenda bayicanga. Amasezerano yagiye asinywa i Rwanda n'ayandi yagiye ashaka kubera muri Kenya ntabwo byakunze, ariko yagiye abera mu Barabu n'ayabereye muri Amerika, mwese murabizi hari ikintu byagendaga bitanga. Mu gihe cyose babishaka iyi karita y'intambara bakayubika, iyi ntambara yahita irangira neza cyane kandi mu gihe gitoya, kuko abantu benshi bo baba bashaka inyungu kurusha abandi baba bari kujya gushakira amahoro. Ni uku ikarita yo muri Kongo iteye, ibihugu by'i Burayi bifitemo ukuboko gukomeye cyane. Iyindi ntambara yo muri Ukraine ndetse n'Abarusiya, icyo wagenda umenya cyo ni NATO iri kurwana na BRICS. Ushobora kuvuga ngo ese ngo ni ukubera iki tuvuze gutya? BRICS igizwe n'ibihugu byinshi, ariko icyo twagenda tukubwira cyo harimo igihugu cya Korea ya ruguru, Abarusiya, Abashinwa, Abahinde, South Africa, Brazil. Ubwo iyo uteye igihugu kimwe muri ibyo byose biba bihari. NATO igizwe na Amerika, Abongereza, Canada, Abadage, Espagne. Buriya Espagne bayiturije ariko ni mbi cyane ku rugamba.
ni mbi cyane ku kintu rwose cyo kwinjirira indani. Hakazamo za Suwede, hakazamo Finland n'utundi duhugu twinshi tudakunze kuvugwa cyane, ariko icyo wagenda umenya cyo iyi ntambara irakomeye, no kugira ngo irangire bizagorana. Ikibuga cy'urugamba cyo kurwaniraho babonye ni iki ngiki cya Ukraine, kubera yuko iyo baza kuvuga ngo Amerika irwanye n'Abarusiya biri direct, iyi ntambara rwose yari kuba yarajemo ibitwaro bya kirimbuzi, yari kuba yarabaye intambara ya gatatu y'isi yose. Ariko kuba ikarita barayicangiye ahangaha, no ruca abana rwose biragoye ko yaba intambara ya gatatu, kuko hariya hari bimwe mu bintu abanyamerika baba bakeneye bituruka mu Burusiya, biragenda bikazenguruka bigaca mu Bushinwa bikata biza muri Amerika. Hari n'ibindi Uburusiya bukenera bigomba kubanza kunyuruzwa mu Bushinwa bigahita biza mu Burusiya. Abanyaburayi bo barabizi cyane yuko ku kintu kijyanye n'ikintu cy'igicanwa cyo mu nzu, gazi nyinshi bakoresha ituruka muri biriya bice pe, nta n'ahandi bayikura muri biriya bice by'Abarusiya. Ariko nabo barabizi yuko ikarita bayicanze neza ngo kugira ngo bagende babona inyungu yabo, kandi bari no kuyibona kuko iyo urebye iterambere bwa biriya bihugu byose bwarazamutse. Uburusiya bwarazamutse cyane, ariko Ukraine yo kubera yuko umutungo wayo wamaje kujya mu maboko y'Abanyamerika, ngo bazacukura peteroli igihe kinini n'amabuye y'agaciro, ngo mu gihe cyose bazabahesha umutekano wa nyawo, kandi uri kugenda ugasanga biragoye yuko iyi karita yahita irangira. Witwa Donald Trump aza ku butegetsi yavuze yuko iyi ntambara rwose azahita yahagarika mu munsi umwe, ariko biragoye nyine mu buryo bwa politiki yarabivuze, kugira ngo bumve yuko ibintu byoroshye, ariko biragoye mu gihe cyose utarumva misile za danje za zindi z'aba Hiroshima na Nagasaki zimanutse mu gihe gitoya yahita yirangira. Ariko nanone waba uyiteye rwose sinzi ko yazihanganirwa n'ibindi bihugu by'isi, kuko Amerika yabikoze mu gihe cya kera, ariko ubu ngubu kuyitera gatoya nabo bahita basubizwe iyindi. Hari iyindi ntambara ariko abantu benshi batigeze bakurikira ngo bamenye ngo byarangiye gute, ese bundi yararangiye cyangwa iracyakomeje. Cyo nakubwiye cyo iracyakomeje, ni igihugu cya Israel iri kurwanamo na Hamas muri Palestine. Icyo wagenda umenye cyo mu ntara ya Gaza, aka ni agace k'ubukerarugendo, kandi ikindi habayo n'imitungo kamere. Ubwo ngubwo rero Abanyamerika bashatse kugira ngo bakigarurire bagiye bakoresha uko bashaka, birengagiza yuko aka gace karimo Abarabu benshi. Abanyamerika bo bashaka kugira ngo baze babyaze umusaruro baciye muri Israel, kuko Israel babara yuko ari akarima k'Abanyamerika, ariko iyo uvuze Abanyamerika utumva nawe tanaho hafi, n'ubundi ni abantu bamwe. Rero iyi ntambara iracyahari kandi iracyakomeye. Ubu ngubu umuvugizi cyangwa umwite ambasaderi wa Iran yatangaje neza cyane yuko ababajwe cyane n'ukuntu Israel iri kwica abantu benshi b'abana muri Gaza. Ariko icyo wagenda umenya cyo nta ntambara idashira. Izi ntambara zose uzajya wumva mu gace kamwe k'isi yarangiye, ariko kakirangira wumve mu kandi rwose birakomeye. Siriya murabizi ibyagiye bibamo, na n'ubu ngubu nta mutekano uraza. Hariyo intambara noneho hagati y'abashaka kujya ku butegetsi n'ibwihare nyayo. Ubu irakomeye cyane, imeze nk'iyo muri Sudani. Ibi ngibi biza kugira ngo abaza gucukura peteroli no kubona imitungo kamere bayijyane, ariko hari igihe abenegihugu bazabona yuko bibeshye, bongere bashaka undi muyobozi ugomba kugenda abayobora, kandi akagenda abayobora neza cyane. Ariko icyo wagenda umenya cyo na Amerika ubwayo ikoreshwa n'Abanyaburayi.
aka kantu kumve neza, kubera yuko Amerika ijya kubaho ni abantu baturutse mu Bwongereza, abandi baturuka ahandi bagenda bahahurira. Abayishinze bafite intego yabo kandi bazi n'ukuntu bazagenda bayikoresha. Ibi ngibi ni ukugira ngo biriya bihugu by'i Burayi batazajya bibaraho amakosa, ahubwo amakosa bajya babara kuri Amerika. Ubundi ko Amerika babara ko ari umugabane bakayibara nk'igihugu, perezida wa Amerika wari wumva ari kugenda avuga ku ngengo mari y'igihugu izakoreshwa imbere mu gihugu n'ukuntu igihugu imbere kizagenda kibaho, cyangwa azavuga ngo twe turifuza yuko isi izagenda uku nguku, aha hantu aha n'aha hakaboneka uku nguku, bikagenda uku nguku. Wari wumva avuga ngo imbere mu gihugu turateganya ibi n'ibi 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 n'ibi, cyangwa azavuga ngo aha hantu aha n'aha 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 mu isi hagomba kuboneka umutekano gutya na gutya, bizagenda uku nguku. Nimba ukunda ubusesenguzi bwacu dukora, ukaba rwose wumva yuko nawe hari indi nkuru watugezaho, watwandikira kuri WhatsApp 0781144110, waba ufite impano, waba wifuza yuko waza ukadufasha mu bintu byo gusesengura, twahuza tukaganira, tukakuganiriza ukumva umurongo dukoreramo, wakumva uwushima rwose ukaza tugakora. Kandi ikindi ntabwo umukire yabyanga, umukire ntabwo yabyanga, hari muri Canada turamusuje, akomeze agubwe neza, kandi turanamushimira yuko akomeje kugenda azamura impano zigiye zitandukanye ahantu hose. Yabwo nimba nawe uzi umuntu ufite impano, cyangwa nawe bwawe ukaba ufite impano, wahamagara iyo nimero, ingiye Gaca Only, tukavugana, narangiza nkaguhuza n'umukire. Nanjye byashimisha mbonye n'abandi bantu twicaranye tukaba turi kugenda dusesengura, timu yaragutse cyane, abantu mwagiye mukunda Gigi, abantu mwagiye mukunda Olivier Kagame, rwose barahari. Muri iyi minsi bari bari mu kiruhuko, ariko bagiye kugaruka, ubundi dukomeza yatuwa. Ariko n'ubusesenguzi bigaragara yuko mwabukunze, tuzabushakira umwanya wabwo, ni kuwa mbere ndetse no mu yindi minsi bishoboka yuko twagenda tubazanya amakuru aba ari update, ariko ibiganiro byo birahari. Hari n'indi projet iri gutegurwa yuko hashobora kuza filime nziza yitwa Irira ry'urukundo. Ni filime izagaragara neza, ikitwa amarangamutima ya nyayo y'urukundo rw'iyi minsi n'urukundo rwa kera, bya bindi mujya mwumva mu mateka, twe tuzabizana tubibereke neza cyane mu Irira ry'urukundo. Kandi mu makuru dufite nuko namwe mukunda ibyo dukora, mwarazidukoreye, turacyazamuka, muhereze na bagenzi banyu badukandireho. Kandi ikindi, hari igihe tuzicarana n'abafana tuvuga ati cyakoze aba bafana b'imena mwaradufashije kugera aho tugera.